uzumva bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ubwo ni umugani w'ikinyarwanda niko bakunda kuvuga. Dutangiye umwana w'umukobwa mutoya ari kubyarira mu mugezi. Mana nyagasani, kubera iki yahisemo kuza kubyarira mu mugezi? Yahishe inda arayihisha, ariko noneho byanze. Uko arimo abyara, uko arimo ataka, ku ruhande mu gashyamba gahari hari uwabashije kuba yamubona, aza amukurikiye, aza areba intambwe ku yindi, areba ibiri kuba. Ni umusaza w'umugengesita, ni umusaza w'umurara, ari nako yisetsasetsa, atera ka gasengesho, atera ka gaseko gaca hejuru rwose y'urumenesha, sinzi kuri umubyita. Yarabyaye wa mukobwa, uko yikaniraga sinzi niba ari ukwikanira, muraza kumbwira, ariko uko yihagaga kugira ngo umwana aze hakaza ibintu byinshi bitandukanye. Ni uko nguko yarabyaye, areba umwana wiwe, yaje kumubyarira ku mugezi. Uraza gusobanukirwa impamvu, kubera iki uyu mwana w'umukobwa yaje kubyarira mu mugezi. Kubera iki yatangiye afite imitima myinshi. Mana nyagasani, hirya amazi arasuma, ahagaze aho ngaho hagati, ari nako hari ikintu kimeze nk'ikidobodobo ku ruhande, ari nako areba iburyo n'ibumoso, avuga uti nizere yuko nta muntu uri kumbona. Kubera iki avuga uti nizereye ko nta muntu uri kumbona? Yarunamye, umugongo wacitse, abandi babyarira kwa muganga, ariko uyu wiwe yahisemo kuza kubyarira mu mugezi. Yaraje afata wa mwana yibarutse, cya kibondo, wa muziranenge, akaziranenge yaraje arangije agashyira mu ibafu, ari nako arushaho gutaka cyane, avuga uti ndapfuye. Ari nako yaramaze kuvuga uti nizere ko nta muntu ndeba. Ese agiye gukora iki? Ese agiye kumujugunya? Mana nyagasani, abyaye umwana ahitamo kumujugunya mu mugezi. Ngo hari n'ababyara abana bakabajugunya mu bwiherero. Mana nyagasani ujya ureba, Mana nyagasani ujya ureba. Umukobwa ari nako ataka. Ntabwo bya bindi bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Wabyara ariko kurera birarushya, kurera birarushya kugira ngo uzabone umuntu akuze. Ari nayo mpamvu arabahitamo kujugunya abana babo. Ni uko nguko yavuyemo, yabyaye umwana amujugunye mu mugezi, nta rutege afite. Ya ndobo cyangwa se cya kibafu cyaragiye, amazi aragitembana. Uwamukurikiranaga akantu ku kandi yaramwiboneye aza kumutegera ahangaha ku ruhande, ari nako aza mu nzira. Umwana ni umunyeshuri, aracyari mutoya. Ni kwa kundi abantu babyara, umwana w'umukobwa akabyara akajugunya umwana. Uyu nawe yaraje aramukanga atamubonye, ati we sister, ati rito sister, ati bimeze bite? Ati mva imbere ndimo ndibabarira. Umukobwa yaramubonye ko ari igengesita y'umusaza, ari nako nuko nguko, ari nako amubwira uti sister, urasa neza, urasa neza, usa nk'umuntu twaganira tukavuga ururimi rumwe. Mana nyagasani, ese kubera icyo atangiye kumwikundishwaho? Yamaze kubona ibyo yakoze, yamaze kubona akantu ku kandi, none ari kumwikundishaho amubwira uti uri umwana mwiza, ariko urababaye nibyo, ariko ku gahinda kawe ushobora kuba wakwiteje cyangwa hari uwakaguteye. Ari nako hari uri kubabona ku ruhande, yavaga ku ishuri, ni mugenzi wa mukobwa, ni mugenzi w'uyu mukobwa, ariko amwiyama amubwira uti reka nkubwire, ati reka nkubwire akantu k'ubwenge. Umusaza arashaka kumufata, arashaka kumwisomeshaho, ari kumwegera. Ari nuko hari uwazaga amubwira uti ibyiza rero ni ukumesa kamwe. Aba yaraje yaramusunitse cyane, yaraje ahita amusunika ati va kuri uyu mwana ndakwiyamye. Ari nako aseka cyane, ari nako aseka ati ha. Ari nako umukobwa amubwira uti ibisaza nkamwe mwagiye mujya ku bakecuru bagenzi banyu mukaza ntimuze kurindira ku bana batoya. Mana nyagasani, uyu mukobwa yamubwiye nabi, amwuka inabi, waviye wari zembe. Nuko nguko yaraje yaramwegera ati wamaye akabizu se mukobwa mwiza. Umusaza nuko nguko yirebera, gusa wibuke neza yabonye ibyo umukobwa yakoraga arisetsa. Ese ni ukubera iki uyu musaza wari zembe? Ni ukubera iki ari kwitwara gutya? Ni ukubera iki yaraje afata umukobwa arambwira ati reka nkubwire mwana mutoya,
ati ibintu byose ni ukubiganiraho kandi tukabifatira umwanzuro mwiza. Yamwifatishije hoho agiye kumwihesha ikibizo ku ruhande, arangije ahita amucira mu maso, ahita afata wa mukobwa umaze kujugunya umwana, arangije aramutwara. Ese biraza kurangira bite? Biraza guherera hehe? Yaramubwiye uti ndabizi tuzongera duhure, ntabwo ari ubu ngubu duhuye mwa bakobwa beza mwe. Ati ndabemera cyane, warizembe n'umurizembe. Nuko nguko niba basaza ni fiyeri. Sinzi niba twavuga ngo azapfa ruzungu n'ubundi ni umuzungu. Abinaho bavuga yuko ngo bazapfa ruzungu bakita nzapfa ruzungu. Nzapfa ruzungu ndagushuhuje mushuti wanjye. Dore nuko nguko hari uwamesaga, hari uwakoraga ibyo akora mu mugezi, ari nako ya ndobo irimo igenda. Nuko nguko irimo igenda, uyu nguyu arimo akora ikibumbiro cy'inka zinyweramo kugira ngo amazi atege. Hari nuko indobo yazaga iramugonga, ahita akuramo ingofero, abona ni indobo, abona harimo umwana uri kurira. Yahise afata ya ndobo na wa mwana uri kurira, aravuga uti ibintu ntabwo bisanzwe, Mana nyagasani, harimo agahinja gatoya. Mana, uyu nguyu yahise akora ubutabazi bw'ibanze, abasha kuba yafata umwana kugira ngo arebe ko yamuramira. Umwana yari arimo ararira, atangira kureba hirya no hino arebe uwamujugunye, abona aturutse ruguru cyane. Aravuga uti kubera iki muziranenge? Kubera iki uje ahangaha koko? Ese mama wawe ari hehe? Ese kubera iki uje ahangaha? Yatangiye kumubwira uti mwana mutoya, muziranenge, Rwanda, Mana nyagasani, ngiye kuvuga ngo Rwanda rw'ejo, Mana nyagasani, igihugu cyakwibarutse kizahorana amata n'ubuki. Mana nyagasani, yavuze igihugu cy'iwabo kirananira kukivuga, bitanivugira Rwanda. Mana nyagasani, nuko nguko yahise ahera ko afata umwana, arangije afata n'ibyangushye n'ibyo yakoraga byose, n'ibyo yari yaje gufura, n'ibyo yari yaje kubumbabumba. Nuko nguko n'umuzungukazi ni mwiza cyane, arangije aramutwara. Uyu nawe agahinda karamweguye, aza gushaka ahantu hari inzu hafi aho ngaho ngo arebe ko yahamutabarira, arebe ko yahagirira ubuzima byibuze, akabona abamufasha, akabasha kuba yakwihangana. Ari nako yazaga asanga wa mugore watoraguye umwana. Yaraje ahangaha, uyu nguyu amuzana ahangaha, arangije aramubwira uti dufashe uyu mukobwa, arababaye cyane, yahuye n'ibibazo bamufashe ku ngufu. Uyu nguyu nawe asanga ateruye wa mwana, wa mukobwa yahise abibona, yahise abyibwira. Uyu nawe aramubwira ati ndamufasha iki? Ati ngiye mfite umwana wanjye hano, mfite umwana wanjye. Ubwo rero nta kintu namufasha, nagenda ajye ku ruhande, agende ashaka abandi bamufasha. Ngiye mfite ibyo gukora, ngomba kwita kuri uyu mwana wanjye. Arimo ararira, akeneye ibere, akeneye buri kimwe cyose cyiza. Mana nyagasani, uyu nawe w'umukobwa ku ruhande yatangiye kugira imitima ibiri umuzanye, undi nawe yifashe mu nda, arimo ararira. Ese biraza kurangira bite? Uyu mugore ntago azi ko uyu mwana afite ari uw'uyu mukobwa uri gutaka mu nda, uri gutaka umugongo. Ikindi kandi byongeyeho, ari nako ari kumusaba ubufasha, akamubwira uti ubufasha mfite ndi kubuha uyu mwana wanjye, ndi kubuha aka kabebe kanjye. Mana nyagasani, kumbe uyu mumere ufite umwana ni umugore w'uyu mugabo. Yaraje aramubwira ati miyamo, ati naje, ati mvuye mu kazi, ibintu byose bimeze neza, avuye gusenya udukwi. Wa mukobwa akimubona, isoni zaramwishe. Yahise abona yuko uyu musaza, uyu mugabo ari umugore w'uyu nguyu watoraguye umwana wiwe. Ese biraza kumenyekana bite? Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like, kugira ngo turusheho gukomezanya kubona filime nk'izi nziza. Umukobwa yatangiye kuramubwira uti ngewe uyu mwana mufitiye impuhwe. Ati kandi uyu nawe umusaza aramubwira ati humura, umwiteho, uyu ni umwana wacu, tugomba kumuha ubufasha bwose. Mana nyagasani, wa mukobwa yitegereje umusaza, aramureba. Aka kagore kiwe nako
kishenguye cyane rwose, karababaye cyane. Yarebye umusaza, yarebye umukobwa, arangije aramubwira uti murasa neza cyane, murasa nkaho ntari ahantu mbazi, gusa mwa bana batoya mwe nizere ko mumeze neza. Ati nizere ko ubuzima bwanyu buhagaze neza nta kindi kibazo. Wibuke neza yababwiye uti tuzongera duhure. None baje gusaba ubufasha iwe, mu rugo. Mana Nyagasani, yarigendeye, yaramubwiye uti reka nze ntegurira akantu, ndabizi neza yuko uri bize kandi urananiwe. Yarebye ku ruhande uyu mukobwa uri kubabara, areba uyu nguyu umuzanye kugira ngo ko bamuha ubufasha. Arangije uwo nguwo umuzanye aramubwira uti rero biragaragara yuko baraza kugufasha, humura, njye reka mbe nigendeye ku ishuri, bataza kunyirukana bakampaka weekend. Uyu nawe yagumye aho ngaho, ariko disi akeneye ubufasha. Mu gihe abandi babyarira kwa muganga, we yagiye kubyarira mu mugezi, n'umwana arangije aramujugunya. None uwamutoraguye agiye kumwihishaho, agiye kumusaba ubufasha. Ese biraza kurangira bite? Yaramubwiye ati ugiye ngaho hirya turaza kuvugana, reka mbanze numve yuko nkiza amanga. Uyu yatangiye kumbwira ati uzavamo umuntu ukomeye, humura, abakujugunye bose bazakureba bajye bicuza, kandi uzavamo igitangaza. Mujye mugira imitima. Uyu mukobwa yagumye ahangaha, amuha umwana aramuterura. Yaramubwiye uti mfashe uyu mwana, ati hari aho ngira utuntu nzana. Mana Nyagasani, umwana yari ari kumuha ibere, abonye aje ahita ajijisha kugira ngo atamenya yuko umwana ari uwe. Arimo arajijisha. Mana Nyagasani, yahise akuraho ibere. Umugore yari yagiye kumuzanira ka kabere ko mu ntoki, ka kabere kandi bahereza umwana, sinzi ukuntu mukita, ka kandi bashyiramo amata, umwana bakamuhereza akagira ngo ari konka. Ni ka kabere ko mu ntoki bahereza abana kugira ngo batarira, kugira ngo bonke, cyangwa se nk'aba bana baba barapfushije ababyeyi babo bakabahereza amata babacomeka mu kanwa, kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima buzima, babashe kuba batunganirwa. Nuko nguko umukobwa yaramubwiye ati njyewe uyu mwana ngomba kumwitaho, uwamutaye wese azicuza, kandi nari narabuze urubyaro, bivuze yuko nanjye Imana inshubije, kandi Imana isubiriza mu kwiheba. Uyu mwana namutoraguye mu mugezi, ngomba kumwubaha kandi nkamwubahisha. Uyu nawe aramubwira uti uyu mwana arasa neza cyane, wamunyihereye. Uyu aramubwira ati hoya, ntago naguha umwana wanjye, mubonye nari mukeneye. Yatangiye kumumusaba, aramubwira ati wamumpaye, ko mbona uyu mwana ari mwiza, niba ari uwo watoraguye, ko Imana izaguha umugisha. Uyu naramubwira ati hoya, ntago naguha umwana wanjye, ati ntago naguha umwana wanjye. Mana Nyagasani, ese birarangira bite? Ese aramusubirana? Ikintu ugomba kumenya ni uko ugomba kurangiza iyi video ukamenya uko byarangiye, isomo rya nyaryo ukarifata ryuzuye. Tubwira ngo mujye mwifata, gusambana ni icyaha. Niba mukiri batoya, abana batoya, ntimugasambane, ntimugakora ibintu by'abantu bakuru, kandi bikora abantu bakuru kandi bahawe n'umugisha. Yaramubwiye uti reka nze gatoya mujyane hanze mu kayaga, ndahita mugarura, nurangiza ubashe kuba wamuha. Ati nta kibazo, ati pfa kuba umwana wanjye ndi bumubone, pfa kuba umwana wanjye ndi bumuha amata nkamubona. Mana Nyagasani, ese biraza kurangira bite? Iramubwiye uti ndaje, reka nze gatoya, ndaje tumuha amata. Ati ndaje tumuha amata. Aratsigara avuga uti ariko uyu muntu ushaka uyu mwana, aho ntiyaba ari uwe, akaba arimo avuga ati reka ntware umwana wanjye ndamubonye, njyewe nkaba ndi mu mafuti ntazi ibyo ndimo. Yaraje arahindukira, areba iburyo n'ibumoso, arangije areba umwana wiwe yari
yatwaye, areba umwana we yari yataye, yahise arya tabati, yahise atangira kwirukanka kugira ngo arebe ko yamucikana. Buriya umwana ni umugisha, umwana ni umugisha. Nuko nguko twaje aho ngaho mu ishyamba. Ese birarangira bite? Wa wundi wamucikishije cyangwa wamuzanye kuri rwa rugo, nuko nguko yaramutegerereje aho ngaho. Ese uraza gusobanukirwa? Wa musaza nawe w'umugengesita nawe aracyari aho ngaho mu gashyamba, aracyakurikirana akantu ku kandi, intambwe ku yindi. Filime yacu igiye kuba yaryoha. Uyu mukobwa yaje aho wari umutegereje, arangije atangira kumutuka, aramubwira ati kuki watinze? Ati twagombaga kumwiba, twagombaga kumutwara, tugatwara umwana wacu kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kuba bwagenda neza. Ati ngaho mumereze basi muterure, muterure, ntabwo nari mbizi ko wabyaye, kandi ikindi kumpisha kwawe niko kuzakugiraho ingaruka. Wa wundi nawe, mana yanjye, bishobora kuba ari umupango. Rizembe yaje bunyibunyi, wa mukobwa amaze kumumuhereza, amaze kumubwira uti mpereza umwana muterure kandi ntuzongere kumpisha, kubyara ni umugisha, mana nyagasani. Ati kabebe urasa neza. Kumbe wa Rizembe ari kuza bunyibunyi gake gake, ari nako hari uwo yarebaga, arangije amwicira agasiri, yamwiciye agasiri, mana nyagasani. Ese ninde yiciye agasiri? Wa musaza inyuma nawe yaraje gake, ari nako amujijisha, amubwira uti icyambere nuko dukundana, icyambere nuko ngukunda. Wa Rizembe nawe ari inyuma y'uwo mukobwa wibye umwana, yagiye guhindukira, yamwiciye agasiri ka kabiri, yamwiciye. Yarahindukiye, agihindukira yabonye wa musaza, arangije agihindukira kireba hirya, yahise amwambika ishashi y'umukara, arangije arakurura. Mana nyagasani, kubera iki? Buriya ubu buzima, iyo ugerageje kwaka ubuzima umwana w'umuntu, burya ibyo bintu biba byakugiraho ingaruka. Baraje we n'uwo mukobwa n'uwo wa musaza, ni isiri bahanye rikomeye cyane. Arangije ahita aza gushyingura wa mukobwa ushaka kwica umwana. Umusaza nk'uko yamukurikiranye amuta mu mugezi, yaramukurikiranye bigera n'aho amugambanira kugira ngo byibuze abashe kuba nawe ibyo ashaka gukorera umwana wiwe, abashe kuba nawe yabimukorera. Ni bya bindi bavuga ngo akebo kajya wamugarura. Ati nugerageza guhora cyangwa se ugashaka gukora ikintu kibi, uzamekinge shuwa yuko nawe icyo kintu cyakugirirwa. Yabyaye umwana aramujugunya, uwumubonye aramubona, amugirira inzika, none birangira ari umwishe. Wa Rizembe umusaza aramubwira ati mukobwa mwiza, urakoze cyane. Ati buriya abagome bagomba gupfa, nta kindi. Yaramwisomesheje, gusa umukobwa ntabwo abishaka, nta nubwo abyumva. Icyambere nuko amufashije serivisi yiwe yari yamusabye. Mana nyagasani, yamusabye serivisi none arayimuhaye, yamwemereye amadolari. Yaramubwiye uti ugomba kumfasha nkatanga isomo, nzaguha amafaranga yose ushaka. Yamuhaye amafaranga, yaramubwiye ati aya mafaranga ni ayawe nk'uko nayakwemereye, kandi ni menshi cyane, nyihere uwo mwana. Mu gihe twebwe twabuze umwana, twabuze urubyaro, abandi barabyara bakajugunya. Iyo ndukuramo ibyo bininwa, ubwo busambanyi ukora, hari abantu bamaze imyaka yabo yose y'ubuzima bashaka umwana baramubuze. Uyu musaza yiboneye uwo arera, yiboneye uwo yita umwana, aravuga uti wowe udashaka kurera, ubyara ukajugunya, ndashaka yuko mucyura noneho nkirerera ikibondo. Umukobwa yaramukundiye, umukobwa yagambaniye mugenzi wiwe, yemera kumwicisha kugira ngo arokore umwana wiwe, kugira ngo atsindire n'amafaranga. Buriya inshuti z'iki gihe bajya bavuga ngo inshuti ni Yesu, baravuga ngo inshuti ni Yesu. Jya usoma ijambo ryawe, jya usoma ijambo ry'Imana, unasenga Imana. Uyu mukobwa atabaye umuntu ariko yishe undi, ariko abonye n'amafaranga. Umugore wa musaza yaje kuririra wa mukobwa wapfuye, yaje kumuririra, ntago yumva ukuntu yishe umuntu kugira ngo abone undi. Mana nyagasani, mujye mugira urukundo, tubabwira ngo filime yacu nuko igenze. Mujye mubyara abo mushoboye kurera, mujye mwifata, mujye musenga. Gusa
gusambana ni icyaha imbere y'Imana, kandi icyaha irari rikurura urupfu rugakurura kurimbuka. Nuko nguko bigenze, nuko nguko filime yacu igenze, tubabwira ngo turabakunda cyane. Uyu nawe aracyari kurira umukobwa wapfuye.